guest of honor afande Munyambo uhagarariye afande IGP, Chief Park Warden uhagarariye RDB, Lieutenant Kano Rurangwa uhagarariye Division Commander, the RPC n'abandi representative ba security organs twatumiye, officers n'abandi bashyitsi muri hano. Tubahaye ikaze nkuko MC yaramaze kubivuga mu muhango wo gusoza amahugurwa ya Marine Basic Course. Iyi Marine Basic Course niyo course ibanza kugira ngo umuntu ashobore gukora akazi ka Marine. Aya mahugurwa ko bivuze amaze ibyumweru hafi 9, yitabiriwe n'abantu 27 barimo Park Rangers n'abarindwi n'abapolisi ba Marine 10. Na mahugurwa yateguwe ku bufatanye na RDB bitewe nuko Rangers bakorera muri park y'Akagera harimo igice kinini kigizwe n'amazi bakoreramo umunsi ku wundi. Ni byiza rero yuko bahabwa ubwo bumenyi kugira ngo bashobore kurinda umutekano nabo ubwabo birinze. Amasomo bize na amasomo hafi 8 niyo agize iyi course. Harimo iryo bita first aid, n'ubutabazi bw'ibanze buhabwa umuntu ugize ikibazo. Hakabamo uburyo bwo koga, swimming techniques. Hakabamo water survival and rescue techniques. Hakabamo seamanship and boat handling, engine familiarization, skill at arms, use of force, ndetse n'indi myitozo ibongerera imbaraga, bityo bagashobora kugira umutekano, cyane cyane umutekano w'abakoresha amazi nawo ukarindwa. Dushingiye ku bushobozi bagaragaje ko ubumenyi bahawe buzabafasha gukora neza akazi kabo kinyamwuga. Amazi namwe mu bigize kamere bihitana ubuzima bw'abantu iyo badafite ubumenyi ngo bashobore kwirinda cyangwa kurinda abandi. Niyo mpamvu ushinzwe kurinda umutekano agomba kuba afite ubumenyi n'uburyo bimuza inshingano ze. Aha twasaba ko Rangers bazongerwa bimwe mu bikoresho badafite ubu bijyanye n'akazi kabo. Turabyizeye kuko ubuyobozi bwabo bufite iyo gahunda. Cyane cyane twavuga on board safety kit. Ubwato, hari ibintu biba biri mu bwato bikoreshwa n'umuntu ukoresha ubwato ku buryo ikibazo cyose cyari cyo yagira, ibyo bikoresho biba bishobora kumutabara cyangwa se akabikoresha atabara undi waba agize ikibazo mu mazi. Ibi bizongera umutekano wabo bari mu kazi kandi bibahe n'ubushobozi bwo kuba batabara abari mu kaga. Ikindi cyagaragaye nuko abanyeshuri bafite ubushobozi bwo kuba bakurikirana andi mahugurwa yisumbuye nka comprehensive maritime operation training. Icyo twabwira abanyeshuri tunababwira buri munsi nuko
iyo urangije ikose ubusa naho nanone utangiye bushya, kuko uba ugomba gushyira mu bikorwa ibyo wize. Hari umuntu wavuze ngo end of a rigorous marine course is the beginning of a mission to protect, serve and safeguard the frontiers of territorial water bodies. Icyo bivuze no kuvuga ngo immediately ukirangiza course ugiye mu kazi ubusa naho utangiye bushya, gushyira mu bikorwa ibyo wize. Turashimira ubuyobozi bwa RDB kubw'imikoranire myiza n'ubufatanye byose dukesha umurongo mwiza duhabwa n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Twiteguye gukomeza gusangiza ubumenyi bagenzi bacu b'Akagera National Park igihe icyo ari cyo cyose bizaba bikenewe. Turashimira Western Region n'izindi nzego z'ubuyobozi z'umutekano dukorana umunsi ku wundi. Iyi kosi navuga ko ari umusaruro wa collective effort. By'umwihariko turashimira rwa National Police ko niho dukura imbaraga zose zituma dushobora gukora ibyo dushinzwe, harimo n'aya mahugurwa dusoza uyu munsi. Afande ngira ngo hamwe n'abashyitsi muranyemerera twigire imbere hariya muri kariya gatenti mubona imbere kugira ngo dushobore gukurikirana demo exercise. Turaza kugaruka hano dukomeze nk'uko byateganyijwe. Murakoze cyane, ndabashimiye.